bantu bacu meze mute? Uru ni Urugo Rwiza TV, channel ibagezaho amakuru atandukanye yibanda ku muryango. Turabibutsa gukora subscribe cyangwa se abone, amagambo aboneka mu nyuguti zitukura kuri ekara cyangwa screen y'igikoresho cya elegitoronike murimo mwifashisha, bigaterwa n'ururimi mukoresha, Icyongereza cyangwa Igifaransa. Muri aka kanya tugiye kubagezaho inkuru ivuga ku bintu 5 ugomba kwitondera mu gihe ugiye gutangira ubucuruzi n'ibyo wagenderaho ubuhitamo. Ubucuruzi ni ikintu kiraje ishinga abantu benshi muri iyi minsi, bitewe n'uko ubuzima buri kugenda burushaho kugora, kandi mu bihe bya kera abantu bari batunzwe n'ubuhinzi, badakeneye ibintu byinshi, nta mateleviziyo, nta miriro y'amashanyarazi, ni na déplacement, ni ukuvuga ingendo zikorwa ku maguru, nta telefone zari zihari n'ibindi. Ubuhinzi bwo hambere akenshi wasanga ari bwo butunze imiryango myinshi, cyane cyane yo mu cyaro, aho abantu bashobora guhinga bagasarura byinshi, bagahunika mu bigega, mu mitiba n'ahandi, bagashobora kubirya igihe kirekire, ndetse bamwe na bamwe bikaba byageza mu isarura ry'ibindi. Muri iki gihe rero siko bimeze, kubera ko ubutaka bwabaye nk'ubujumutse, bityo kugira ngo ugire icyo utoramo bisaba gushora menshi mu mafumbire no mu bindi. Bityo abenshi bayobotse iy'ubucuruzi, na za leta z'ibihugu byinshi zihora zishishikariza urubyiruko gutekereza uburyo bakoresha bakihangira imirimo binyuze mu gutekereza ubwoko bw'ubucuruzi runaka bashobora gukora. Inkingi y'iterambere rihamye ni ubucuruzi. Muri iyi minsi abantu bose barimo kwiga, none se bose niko bazabona akazi ka leta cyangwa bakabona ibigo bakorana nabyo? Urugero rufatika ni uko nibura buri mwaka hataje habura ibihumbi byinshi by'abanyeshuri barangije kaminuza, ndetse n'ibindi bihumbi birangiza amashuri yisumbuye. None se niba ibigo byigenga bitanga akazi bitiyongera, ndetse n'abakoraga akazi muri leta bose bakaba bagihari, nihatabaho gutekereza guhanga umurimo bizagenda bite? Nta kindi kizabaho usibye ko benshi bazishora mu ngeso mbi, abandi bakaba abajura. None se ni gute wahitamo ikintu ugomba gucuruza cyangwa ikindi kintu ugomba kugenderaho uhitamo ikigo cy'ubucuruzi ushinga, cyangwa ikindi kintu cyakubyarira inyungu? Ibi nibirangira se uzakora iki mu ntangiriro y'ubucuruzi bwawe kugira ngo bube nta makemwa? Kugira ngo ugere kure mu bucuruzi bisaba kuba uzi gutekereza vuba kandi neza, hakiyongeraho kuba ubangutse mu gufata umwanzuro. Gusa iyo ugiye guhitamo ikintu cyo gukora nk'umushoramari mu ikoranabuhanga, Jack Ma, nyir'ikigo cya Alibaba, ndetse n'inzobere mu icungamutungo mu ishuri rya Harvard, Dani Rodrik, babivuga, uburyo bwiza bwo guhitamo ikintu cyo gukora ni ugukora ikintu ukunda, utagombye kureba ibyo abandi bakoze. Ikindi bavuga ko ugomba kureba niba ikigo ushinze cyangwa ubucuruzi bwawe hari ikibazo buje gukemura muri rubanda nyamwinshi rugukikije. Menya ibintu 5 umuntu ugiye gutangira ubucuruzi agomba kugendera kure mu gihe afite intumbero yo kugera kure. Icya mbere ni ukudacika intege, ni ukuvuga guhora ufite ishyaka n'inyota y'iterambere. Ni ukuvuga nk'umuntu uzi ibyo urimo gukora kandi ukaba uzi icyo ushaka kugeraho, ugomba kwirinda ikintu cyose cyagusubiza inyuma kandi ugahora ufite ishyaka ryo gutera imbere. Icya kabiri, kudatangira ubucuruzi ngo uhite ushobora amafaranga yawe yose.
Akenshi abantu muri iyi minsi tuja mu bucuruzi mu gihe butarakomera, tugahita dushora amafaranga y'umurengera, bamwe ni nayo baba bagujije. Aha iyo ubikoze kuko iyo hagize igihombo uhura nacyo uhita usubira ku isuka nk'uko abantu benshi babivuga muri iki gihe. Umunyarwanda agira ati: umuhanga mu gusoza uburebure bw'amazi agiye kunyuramo ashiramo akaguru kamwe. Undi ni uko bajya bavuga ngo ntabwo ari byiza gufata amagi yawe yose ngo uyashyire mu gaseke kamwe, kuko iyo kituye hasi yose urayahomba, ariko iyo yashize muri twinshi biba bigoye ko wayabura yose, kuko iyo kamwe kikubise hasi usigarana kandi cyangwa twinshi. Icya gatatu, kwirinda inzitwazo cyangwa se kubaho ushaka ibisubizo. Ikibazo benshi turi guhura nacyo muri iyi minsi ya none ni uko tuja mu bucuruzi twigereranya n'abandi, ndetse no muri uku kwigereranya n'abandi niho havamo kujya tugira utuntu tw'utubazo twa hato na hato, ndetse ugasanga twatuzitiye aho gufata iya mbere mu kudushakira igisubizo. Ubaho ushaka ibisubizo kurusha guha umwanya munini ibibazo. Icya kane, kwirinda ikigare. Aho ushobora kujya mu bucuruzi aribwo ugitangira, ukaba wahita uhura n'abandi bantu basa n'abamaze igihe bakora, ukaba wabona babayeho mu buzima bwiza, ukumva nawe urashaka kubamo, kandi ntabwo uzi aho bungukira cyangwa indi mishinga ibinjiriza. Ugasanga kugendera ku kuba mwirirwana, urasohora amafaranga kugira ngo wigeranye nabo, bityo ukaba wasanga urasohora amafaranga kuruta winjiza, bityo igihombo kikaba kiraje mu minsi mike ugafunga imiryango. Icya gatanu, kwirinda gufata ubucuruzi bwawe nk'ahantu ho kuruhukira cyangwa kwishimishiriza. Fata ubucuruzi bwawe nk'inzira y'iterambere, kandi uhore urangajwe ishinga no gutera imbere kurusha kuba wumva unejejwe n'ibintu ufite kandi mu by'ukuri ntaho uragera, kandi uhora ufite inyota yo kumenya uko bagenzi bawe bakora nk'ibyo bakora kugira ngo bunguke. Gusa ku kijyanye no kwishima ndetse no gushaka uko wabikora ni byiza, ariko bidakabije, bitari ibya buri munsi, ahubwo bikaba wabipanze ndetse uzi uburyo uzabikoramo, kandi udakoresheje menshi, bikagufasha gusabana n'inshuti zawe n'abavandimwe. Ngibyo ibintu 5 bishobora kugufasha gutangira ubucuruzi n'ibyo ugomba kwirinda. Tubisubiyemo, icya mbere ni ukudacika intege, ahubwo ugahora ufite ishyaka n'inyota y'iterambere. Icya kabiri, kudatangira ubucuruzi ngo uhite ushora amafaranga menshi. Icya gatatu, kwirinda inzitwazo, ahubwo ukaba ushaka ibisubizo. Icya kane, kwirinda ikigare. Icya gatanu, kwirinda gufata ubucuruzi bwawe nk'ahantu ho kuruhukira cyangwa ho kwishimishiriza. Nguko nimutere imbere nk'uko bishoboka kose bibari mu bushobozi. Twe rero reka tube duhagarariye naho utaha. Bye bye.